Hello guys. Nongeye kubasuhuza ni Jimmy 250 ugarutse nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero kandi nje kuganira namwe ibintu bitatu cyangwa bine wakora kugira ngo urusheho kugera ku ntego, urusheho kugera ku nzozi. Mbere ya byose rero reka mbanze mbasuhuze mwese mudukurikiye hirya no hino mu mpande enye zigiye zitandukanye z'isi, mu migabane ine igize isi. Birumvikana n'umugabane wa Afrika turahera kubi wacu kameme, tugomba guhera kuri bene wacu. Mwebwe nk'abanyafrika mwese aho muri turabasuhuje, amahoro y'Uwiteka Imana abane namwe. Niko dusuhuje abari mu mugabane wa Asia, Europe ndetse n'Uburayi. Mwese turabasuhuje cyane. Uyu munsi nawe ndibuze kuvuga amazina ngo ndasuhuza runaka na runaka, ariko mwese nk'inshuti zanjye nk'abavandimwe munkurikiye aho muri hirya no hino ndabasuhuje cyane. Suhuje na cameraman uri imbere yanjye, nawe ndamusuhuje rwose, Imana imuhe umugisha. Yakoze cyane. Murabona yuko ari gufata amashusho meza akeye agezweho kandi mwifuzaga. Ariko reka mbanze mvuga kuri topic y'ikintu tugiye kuganiraho mbere na mbere. Ngewe nka Jimmy nageze ku rwego rwo kuba ambassade urubyiruko mu karere biturutse mu kwishakamo imbaraga, biturutse mu gukora, biturutse mu kugirirwa icyizere kubw'impamvu z'ibyo nkora cyangwa z'ibyo nari maze kugeraho, nizo ni impamvu z'ibyo nari maze kugezaho urubyiruko. Uyu munsi nk'urubyiruko rero wowe wakora iki kugira ngo nawe ube icyitegererezo ugere kuri byinshi igihugu kigukeneyeho? Ibyo nibyo tugiye kuganiraho. Ikintu cya mbere rero ngiye kubabwira nakoze ubwa mbere kugira ngo ibyo bintu bigerweho, cyakora wenda umuntu uri buze kumva atabyemera neza cyangwa bishidikanyaho anyandikire ni box cyangwa se wenda abaze agerageza gusearchinga organization twita ZMUA, ariyo Zambia Movement for Upcoming Artists. Nje nabanje kubaho rero ntera impunga urubyiruko mu karere, ariko ntago natangiriye mu karere birumvikana. Mbere na mbere natangiriye kuba ku rubyiruko rwo muri quartier, abo twirirwana, abaza aho nkorera. Ariko nitegereje mbona ko abana bari muri ako gace bafite impano kandi zigiye zitandukanye. Harimo abafite impano yo kuririmba, impano yo kubyina, impano yo kugena udushya, ubugeni ndetse n'ubuvanganzo n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndavuga ngo ko bano bana bafite impano babasha kuba bajya muri studio bakarekodinga, ariko ibyo barekodinga bakaba bikagarukira muri quartier ku ma flash gusa, ntibigere hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ntibibashe gutambuka ku ma televiziyo y'igihugu agiye atandukanye. Nakora iki kugira ngo aba bana bazagere ku nzozi zabo, bazamenyekane, baba bastari, ejo bagiye basohora indirimbo zabo mu studio baririmbamo Jimmy 250 eko tusangwa? Birumvikana babaga bari kuvuga ngo kwa Jimmy 250 niho wadusanga, udukeneye niho wadukura. Nyine hari mu kirimi cyabo birumvikana. Ngira imbaraga nyinshi, ngira umwete mwinshi wo kuvuga ngo birashoboka ko nagira umumaro hano hantu ndi, uru rubyiruko rukabasha kugira gute kugera kuri success. Nabigizemo uruhare mu buryo mo cyangwa ubundi ndibuze kubasobanurira. Ntangira mfasha abana bo muri quartier, kuko icyo gihe naje kugira umwete mwinshi, mfata umwanzuro wo kugura amakamera, mfata umwanzuro wo gukora studio nziza yo kurikodingiramo, yaba ari ama song record, video record, byose nkabikora kugira ngo mbashe kubafasha. Ntangira nkora ama showroom, ntangira mbakorera ya video bakoze yabo barekodinze nkayashyira kuri za YouTube channel. Nyuma ntangira kujya nyagurisha ku ma televiziyo agiye atandukanye, nkayabajyanira nkabwa nifite abana ndi gusupportinga, mwamfasha iki kugira ngo aba bana bagaragaze impano zabo ku ma televiziyo, bakabatumira bakagenda bagatambutsa ibiganiro, abantu barabakunda. Baravuga ngo dushingiye ku murimo ukomeye wakoze muri kare agace ndetse no mu karere kose muri rusangi, wakoze umurimo ukomeye. Igihugu bwacu gifata umwanzuro wo kungira ambassadeur w'urubyiruko. Byangombwa byabyo rero ndabifite, singombwa ngo ndibuze kubikwereka hano kuri kamera. Kugeza ubwo naje kujya muri Minisiteri ishinzwe urubyiruko, ntabwo uburenganzira bwo guhabwa ibyangombwa binyemerera kuba nabasha gukorera muri Afrika nta musoro ntanze. Igikorwa cyose nakenera gukora cyangwa akantu kose nakenera gukora, simvuze ngo nahane wacu mu Rwanda, ariko nari muri Afrika y'uburengerazuba birumvikana, ntago ari hano muri East Africa. Ariko no muri East Africa birashoboka icyo cyangwa bashobora kugikoresha mu gihe nabanje gupropose ibyo ngiye gukora, bakitegereza bakareba koko niba bikwiriye, naho birashoboka. Ariko narabikoze supporting abana bato b'impinja bagaragaza ko bazi kuririmba,
bagaragaza ko bazi gukina udukomedi, bagaragaza ko bazi gukina udufilime, bagaragaza yuko bafite impano runaka zigiye zitandukanye. Ibyo ndabikora mbigeraho, urubyiruko rurakura, nza guhabwa amahirwe yo guhagararira ZMUA mu karere ka Kibombo imyaka igera kuri 2. Icyakora ngiye kubabwira ikintu mukwiriye kwirinda mu bikorwa byose ukora. Wibuke yuko uzahura n'abantu baguca intege benshi bagiye batandukanya, kubwe ni Jimmy ibintu uri gukora ntago ari byo, Vena ibintu uri gukora ntago ari byo, nawe runaka ibintu uri gukora ntago ari byo. Barahari kandi babari benshi, ariko nagira ngo nkubwire ngo ntuzigere ufata umwanya wawe na muke wo kubyumva. Ibyo umutima wawe utakwemeje ntugatekereze kubikora. Uti kubera iki? Akenshi umuntu azaza kubwira yuko ikigori iyo ugihinze wenda ahantu hatari ifumbire kibasha kwera gitinze, ariko kikera. Undakubwire ni ushobora kuginga ahantu hari ifumbire kikera vuba, ariko kizaba gifite ibibazo nibi. Akakumvisha ibintu bigiye bitandukanye. Ahubwo wowe banza wicare wibaze ngo ko ngiye guhinga ikigori, ngiye kugihinga gute? Ese uburyo bwiza bunyoroheye buri buze gutuma cya kigori nkibyaza umusaruro kandi mu gihe gito? Cyane ko ubungu bigiye turimo ntago ari cyo kuvuga ngo reka ngo nkore nk'ikintu gukizera ngo mu myaka 50. Oya, ibyo ntimukabikore. Ahubwo ko ikintu kiri bwere uyu munsi ukaryaho nejo bundi ugakomeza ugasarura, kandi n'abandi bakagira inyungu muri ibyo nirimo gukora. Rero nagiye mpura n'abantu benshi bangira inama ibintu ntibishoboka, ariko naje kubikora. Icyo kintu ni propose bwami aho bita kwa Mungure, yari umwami bita Mungure n'andi mazina nari buze kongeraho. Njyana icyo kifuzo, njyana inzandiko zanditse z'ibyo dukora, bemera kudutera impunga mu rwego rw'akarere. Nyuma y'urwego rw'akarere bakora amatora yo kuba batora umuntu ushinzwe guhagarara urubyiruko mu karere. Birangira urubyiruko rwose ruvuze ngo Jimmy 250, kuko barebaga inyungu n'umusaruro n'umumaro bye mbagejejeho. Twakoraga amashows agiye atandukanye, twakoraga ama event agiye atandukanye, twagiraga ibintu bigiye bitandukanye dukora, kandi bisapotingwa n'igihugu, bisapotingwa n'akarere, bisapotingwa mbese umva byaheraga hasi. Navuga ko ari kwa Mutwara Sibo kurinda ubwo bigize mu karere. Turabikora birazamuka tugera ku ntego. Hano mu Rwanda rero uyu munsi wowe wakora iki kugira ngo nawe uteze imbere urubyiruko? Shaka ikintu cyose wakora, nkuko Umuhire Company Limited yiyemeje yuko igomba gutanga akazi ku rubyiruko ibihumbi harya n'ibinga 55. Ibihumbi 5. Uvuga ngo nanjye nka runaka uyishira mu mazina wowe uri kunkurikirana, ngiye gukora iki kintu ku buryo nibura nzahesha abanyarwanda ibihumbi 5 akazi. Nubwo bataba ibihumbi 5, ariko uvuga ngo nibura abanyarwanda 5 nzabahesha akazi, bakore, mbahembe, batunge imiryango yabo, batunge n'ababo. Icyo kintu rero urukundo rubize kugitekereza ntukumbaze, kuko hari abantu benshi bagiye bahemba amakoperative agiye atandukanye, amakoperative yo gukora inkweto, amakoperative y'ubuhinzi n'ubworozi, amakoperative yo kudoda imyenda y'imyidagaduro, cyangwa se wenda imishanana, imyenda ya Kinyarwanda nyine yitumenyereye made in Rwanda. Bagakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko bice bakavuga ngo ko turi mu gihe cya technology tugiye gukora iki kizafasha abanyarwanda barenga 2, 3, 4, 5. Agatangira ari 1, 2, 3, 4 bagakora company bakagera ku nzozi. Rero uyu munsi icyo ngiye nje kubakangurira, nagira ngo mbabwire yuko ku Muguzi Umuhire Company dufite akazi ku rubyiruko. Uraza kutwandikira muri comment utubaze nako kazi nakahe, ko nanjye ndi urubyiruko nkeneye gukora. Already n'ibindi mo gukora, twakwigisha kubikora, twakwigisha kujya kuri kamera ugafata amashusho, kujya kuri sound recorder ugafata amajwi, kujya mu editinga, kujya gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Tugira amasoko ducururiza ibicuruzwa bigiye bitandukanye. By the way, mbabwira yuko umuntu wese wifuza kugura ibikoresho, yaba ari ibikoresho byo mu nzu, iby'ubuhinzi n'ubworozi, ndetse ibikoresho by'inyubako, ibikoresho by'amasuku, ibikoresho byose dukenera mu buzima busanzwe bwa buri munsi, yanyarukira ku isoko rigari shop agahaha ikintu cyose akeneye. Yaba akeneye ko tukimusanza ahari, turabikora tukakimugezaho ahari. Ibitanda byiza, intebe nziza, amameza meza n'ibindi byinshi, inzugi, amaserere, ibintu byose wifuza waba ukeneye aho uri hirya no hino mu mpande enye z'isi wowe udukurikiye. Ndabizi neza ko hari abantu bene wacu benshi bari mu bihugu by'Uburayi,
bafite inyubako zabo ziri kuzura hano mu Rwanda, ariko nanone bavuga ngo ese turabasha gukura hehe ibikoresho byiza kandi byizewe biri bujye kuri za nyubako zacu turimo gutegura, turimo kubaka mu gihugu cyatubyaye. Ni ku isoko rigari shop ja online kuri Google cyangwa uje kuri Google Chrome, yaba ari Google isanzwe cyangwa Google Chrome, aho wajya hose ugasecinga isoko rigari shop wadusanga. Ibikoresho byose wifuza biriho, birahari. Ndetse kandi niba nawe wifuza kwamamaza ibikorwa byawe, ngwino tukwamamarize. Niba wifuza gucuruza, niba wifuza kugurisha, niba wifuza kugura cyangwa kurangura, ni ku isoko rigari shop. Rero niwe mufatanya bikorwa turi kumwe kuri ubu ngubu, nabandi bafatanya bikorwa barahari benshi bagiye batandukanye tsaye tuyenda tubavuga, ariko ibyo ntago ari byo ndi butsindeho. Rero uyu munsi na n'isaha mfite intego yuko nshaka gutanga akazi ku rubyiruko. Nyandikira inbox nkubwira akazi karahari. Dufite amafilime dushaka gukina, dufite amakomedi dushaka gukina, dufite ibintu byinshi by'imyidagaduro dukeneye gukora bigomba kuzamura impano z'urubyiruko. Ese wowe ufite iye mpano kugira ngo duhere kuri ya mpano ufite? Bahidaho numve ngo tugiye gutanga akazi, numve ngo turimo gutanga akazi, umve ngo nta kazi turi behereza umuntu wese turi buhure na mu muhanda, ngo ino tugaragarize icyo ushoboye, icyo wakora. Ntago turi kubwira ngo zana aya mafaranga kugira ngo ukorane natwe, nta nubwo turi kubwira ngo zana aya masezerano kugira ngo ukorane natwe, ahubwo ngwino twereke ngo ngewe icyo nshoboye ni iki ngiki, tuguha akazi ukore, nawe ugere ku nzozi zawe, ugere kuri byinshi, uzavuga ngo nanjye uyu munsi na n'isaha nigeze kuba umuntu runaka. Okay, nari umugabo ntihabwa intebe, simvuze ko ntakiri ambasaderi w'urubyiruko muri Zambia cyangwa muri ako karere, iryo nibanga ryanjye. Aho utaza kugira ngo ukenere kumenya amakuru menshi, ukeneye kumenya amakuru menshi wanyandikira muri comments, mba ndi tayari kugusubiza kugira ngo ngusobanurire buri kintu cyose wifuza gusobanukirwa. Hanyuma message nshaka kugendera urubyiruko kuri uyu munsi, uko nabigezeho nawe wabigeraho. Nakubwiye inzira byanyuzemo, uburyo byakozwe. Ntabwo nari mfite amafaranga yo kugura izo kamera, nta nubwo nari mfite amafaranga yo kugura ayo ma computer ngo ngure ayo ma sound recorder n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye twakoreshaga, ahubwo nabyishakashatsemo buhoro, nkashaka amafaranga 100, 200, 300, 400, 500, igihumbi, bikabyareje ibihumbi 200, 300, magana ngahe, wenda ku mafaranga ya hariya narindi ayo twita 1000, yo bayita ngo ni 1 pin, ni igihumbi birumvikana. Ariko si igihumbi cya hano, kuko igihumbi cyaho kivunje 70 by'amanyarwanda, bivuze ko amafaranga 100 yaho ni ibihumbi 7. Niba ntibeshye ku isoko ryo kuvunja niko bihagaze. Ariko amafaranga 100 nashoboraga kuvana, okay, amafaranga 100 ahwanye n'ibihumbi 7 by'amanyarwanda, amafaranga 300 cyangwa 400 ngiye kuyahereza umwana ajye muri studio ajye kuri recordinga audio. Ejo namara kuri recordinga audio nanjye nyikorera iki, nyikorera video shooting, nza kugera ku rwego rwo kuzirikodingira, nkazikora nkazishyira hanze, ku mpamvu zo ko nari mfite inzara n'inyota yuko hari abana benshi nkeneye kuzamura impano zabo. Wowe uyu munsi na n'isaha nk'urubyiruko ufite iye nzara n'inyota ku rubyiruko bagenzi bawe? Ni ikibazo nshobora kukubaza nawe ukibaza. So tinyuka ukanguke mu bitekerezo. Ndabizi neza ntago abanyarwanda turinjije, turakangutse, ariko muri uko gukanguka kwacu uricero kavuga ngo nta kamera mfite, wenda ntago ndivuga kuri buze gukora nk'ibyo ndimo gukora, kuko nta muntu uri ku muhanda ari kudoda inkweto. Hari abagiye bajya mu makoperative, ubu byabateje imbere, bararanguza inkweto, abantu baratonda amasheni bagiye kurangura inkweto kuri bo. Ejo twavuze ku muyedere, ku munsi tuvuga ku bantu bakora inkweto, ariko ushobora kumusanga arimo kuyikora ukabona ni umuntu uciriritse, ariko ni umuntu w'umunyacyubahiro ukomeye. Amafaranga yinjiza uramutse yamenye, sindi bujya muri leta ngo binjiza ngahe, wenda ejo batazana babaza ngo ko muyinjiza musora ngahe, ntago ari byo nshatse kuvuga, ahubwo batangira gahoro gahoro babona bidashoboka, ejo bikagira bigakunda, bikabageza kuri success. Ngwino nawe utinyuke ku kantu gato ufite, by'umwihariko ushingiye ku mpano yawe ufite, uyizane tuyityaze, tuyagure ikure, ugere kuri byinshi. Beruka kureba ka video k'uyu musore wazanye Jen's Comedy, avuga ngo natangije ibihumbi 70, ariko ubu Jen's Comedy hano mu Rwanda irakomeye, irahitinze. Nubwo abantu bambaza ngo ubyikora ubona bizageza ryari, ibintu byo gusetsa abantu by'urwenya bakaryana amafaranga, ubona bizageza ryari? Ibyo yarabwa ngo ntago byari cyo kibazo, naho ndi sinari ko nzahagera, naho ndi kujya Imana niyihaze, ntago ari ngiye uzi ngo bizamera bityo. Ariko ntugatangire kwicira imanza ngo uyu munsi ninsora video irarebwa n'abantu babiri, niba shake bibe abari umuntu umwe, nashaka n'uwo muntu umwe ntayirebe, ariko iyo uzasohora ejo
hari igihe batatu bazayireba, batanu bakayireba, 100 bakayireba, 1000 kikayireba, ugasigara uri umuntu wo kwifuzwa, ukajya ukora video ikarebwa n'amamiliyari y'abantu batuye isi, ku mpamvu z'ibitekerezo ufite, ku mpamvu z'uko watinyutse ugakora, ugatangira bigoranye, no kubona views imwe bigoranye, ebyiri bigoranye, ariko uzagera igihe ugere ku ntego. Message nari mfite iravuga ngo waba udafite na 0 ariko ukaba wumva ko ufite igitekerezo, kizane kuri Jimmy 250, kizane ku isoko rigari, tugufashe iyo mpano yawe tuyikuze, tuyizamure, ugere ku byo wifuza kugeraho. Mu gihe gito kiri imbere ndabizi ko uzanyicaza ahantu urimo kungurira fanta, ukavuga ngo uri umuntu w'umugabo wangiriye neza, wampaye impano nziza, wampaye ibitekerezo byiza. So reka mbashimire rero, ibuka kandi gukora subscribe, like, share ndetse na comments, kugira ngo turushe kugira imbaraga n'umwete wo kubagezaho ibi biganiro turimo kubategurira bigiye bitandukanye buri munsi, buri saha, uko bukeye uko bwije. Sawa, ciao ciao, ndabakunda.